안녕하십니까. Hello everyone. Mwiriwe, iki giterane cya CLF cyatubereye icy'ubuntu bwinshi cyane. Uyu munsi turakomeza tuganira ku Baheburayo igice cya 10. Abaheburayo igice cya 10 harimo ubusobanuro bwinshi cyane bwimbitse. Kimwe muri byo nuko ari mu mugambi w'Imana wo kwerekana ubushake bwayo. Iki nicyo nshaka kubaganiraho uyu munsi. Turasoma amagambo yo mu Baheburayo igice cya 10 umurongo 16. Niba mwahageze reka dusome. Iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni ko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Arongera ati, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Noneho rero ubwo ibyo bibabariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Dusomye kugeza ku murongo 18. Hano mu murongo 16 haravuga ngo iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi. Haranditswe ngo nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Biratubwira ko Imana yagiranye amasezerano abiri n'umwana w'umuntu. Imana yagiranye nabo irya mbere ubwo Abisirayeli bavaga mu gihugu cya Egiputa, kandi nk'uko mubizi bivuye muri Egiputa uhura n'inyanja itukura, warenga inyanja itukura ukagera ku musozi w'i Sinayi. Mu rurimi rw'igikora babwita ngo ni umusozi wa Sinayi, mu cyongereza babwita ngo ni Sine. Ubwo Abisirayeli bageraga aho ngo Sinayi, Imana yabwiye Abisirayeli iti, nk'uko bigaragara mu gitabo cyo Kuva igice cya 19, iti nimwubahirize amategeko yanjye, nzabagira ubwami bw'abatambyi, mbagira ubwoko bwera. Abisirayeli bakunze cyane amagambo. Iki gihe basubije ngo iki? Baravuze bati, mwami rwose ntabwo twakubahiriza amategeko waduha, turabanyantege nke cyane, hari byinshi tubura, turagusabye tugirira ubuntu. Bakagombye kuvuga batyo. Ahubwo igitandukanye n'ibyo, Abisirayeli basezeranye n'Imana bati, ibyo Uwiteka dutegetse byose tuzabikora. Uko niko rero Imana yagiranye n'umuntu isezerano. Kugira ngo ibi tubivuge mu buryo burambuye, muzi icyo Kuva igice cya 20 hatubwira? Kuva igice cya 20 hatubwira ku mategeko 10. Mbere ko amategeko 10 aza, Imana yavuze mu gice cya 19 igira iti, reka tumbure Bibiliya zacu mu Kuva igice cya 19. Iki ni igice cy'ingenzi cyane. Kuva igice cya 19 umurongo 5 haravuga ngo, ariko nimwitonde none munyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranyije amahanga yose kuko isi yose ari yanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Aya aba ariyo magambo mubwira Abisirayeli. Umurongo 7 Mose arazahamagara abakuru b'abantu abazanira amagambo yose Uwiteka yamutegetse. Mu murongo 8 ngo, abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Imana yavuze iti, nimwubahirize amategeko yose muzahabwa umugisha, muzambera ubwoko bw'abatambyi, ariko nimuyica muzavumwa. None icyo gihe Abisirayeli bavuze ngo iki? Aha mwami rwose ibyo ntitwabibasha. Ese abantu nkatwe ni gute twakubahiriza amategeko yawe? Reka da ntitwabibasha. Bakagombye kuba baravuze batyo. Ariko se Abisirayeli bavuze ngo iki? Baravuze bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Uku niko baje kugirana n'Imana iri sezerano. Uno mu gice cya 20 naho hari amategeko 10. Bari barasezeranijwe ngo nimuyubahiriza yose muzabona umugisha, nimuyica muzavumwa. Mose rero yari ku musozi w'i Sinayi. Icyo gihe Imana yandikisha urutoki rwayo ku bisate 2 by'amabuye. Mose yamanutse umusozi rero afite bya bisate 2 by'amabuye byanditse amategeko. Ariko Abisirayeli bari hasi umusozi baravuganye bati, ubashize iminsi 40 Mose yazamutse uriya musozi, ariko se ko nabyo kurya hafite nta n'ibyo kunywa, ni gute yahamara iminsi 40 akiri muzima? Bati, ntabwo tuzi niba akiri muzima cyangwa niba yarapfuye. Buruko twagiraga ikibazo Mose niwazaga kucyitaho. None ubu ko atagihari tuzabigenza dute? Rero Aroni yatumye Abisirayeli bose bakoranira hamwe, naho ubundi Abisirayeli bari gutatana abo bose bakigendera, kugira ngo rero ashobore gukusanya imitima yabo yose yari akeneye ikintu bawugiraho. Baravuga bati, mureke tureme ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Nuko bakusanya izahabu zose Abisirayeli bari bafite. Umuntu agerageza kuvanamo impeta ye ntiyavamo, ashyiraho amacandwe nuko ayashobora kwikuramo. Abandi bikuramo amaherena y'izahabu barayatanga, abandi batanga imikufi y'izahabu, nuko bakora ikirundo cy'izahabu, nuko babishongesha mu muriro, bacuramo ikigirwamana cy'ikimasa. Bagira umuhango wo kubitaha ku mugaragaro. Bati, mwa Abisirayeli mwe, dore iki nicyo kimasa cyabavanye mu gihugu cya Egiputa. Batangiye kubyina ndetse no kwishimira ibyo birori. Iki ni cyo gihe Mose amanukanye na Yosuwa musozi yafashe ibisate 2 by'amabuye byanditse amategeko. Nuko Mose aravuga ati, ndi kumva urusaku mu ngando y'Abisirayeli. Mose yaramaze kubimenya ibiri kubaho, ati, ndumva rwose utari urusaku rw'abaririmba n'ababyina,
ati ni urusaku rw'intambara. Ati ngo urusaku si urusaku rw'intambara ahubwo ni urusaku rw'ababyina ndetse bishimye. Rero Mose amanukanye y'amategeko nuko hasi ku musozi w'Abisirayeli barimo kubyina bati niyo mana yacu, baramya icyo kigirwamana cy'ikimasa gishize mu izahabu. Akimara kubona iki kigirwamana yahise ajugunya bya bisate by'amabuye byose arabijenjagura, kuko bose bari bamaze gusezeranya ko bazakora ubushake bw'Imana. Kandi itegeko rya mbere rivuga ngo ntukagire indi mana yindi mu maso yanjye, ntukicurire igishushanyo icyo ari cyo cyose. Na mbere ko amategeko aza bari bamaze kuyica. Kandi ryari isezerano rero rigizwe n'impande zombi. Mu Gutegeka kabiri igice cya 28 habivuga neza ngo nubahiriza amategeko yanjye uzabona umugisha mu majya no mu maza, uzabona umugisha mu mbuto zawe ndetse n'icyo ubuvugiramo n'ububiko bwawe. Kera ubwo najyaga mu rusengero nkiri muto bavuga ko ari twajya dutera urwenya tuvuga ngo ni umugisha wo gutogosa, kuko mu Gikoreya ukurikije imvugo bavuga ngo ni boiling bikumvikana nko gutogosa. Imana yasezeranye nabo ngo nimutubahirize amategeko yanjye n'amagambo yanjye, icyo gihe rero muzavumwa mu majya no mu maza, hazavumwa ikibo uvugiramo ndetse n'imbuto zo mu nda yawe ndetse n'imbuto zo mu murima wawe n'abashyitsi bo mu nzu yawe. Hakomeza kuvuga umuvumo gusa. Iyo ukomeje iyo mivumo, Abisirayeli rero bishe amategeko yose. Imana bahaye amategeko ibabwira ngo muzayubahirize yose, ntimukagire indi mana yindi maso yanjye, ntimukagire igishushanyo icyo ari cyo cyose kibajwe cyangwa se gicujwe. Bishe andi mategeko. Abisirayeli nta kindi cyari kubabaho usibye kuvumwa. Na nyuma yo kujya mu gihugu cy'i Kanani baravumwe, baza gufatwa nk'abanyagano b'i Babuloni, bahindutse abanyagano b'abanyamahanga. Nasomye igitabo cya Yeremiya mu buryo burambuye. Mu gitabo cya Yeremiya hagaragaza uburyo Abisirayeli bafashwe bunyago bagatwarwa, ndetse bikagaragaza uburyo baje kolonizwa. Rero tubona yuko y'amategeko 10 yiswe isezerano. Ku cyiswe isezerano ni ukuri ko aravuga ngo niyubahiriza uzabona umugisha, ariko nishema na rimwe uzavumwa. Bagiranye amasezerano n'Imana bati ibyo dutegeka byose tuzabikora. Ariko isomye Bibiliya rero, Bibiliya ibisobanura mu buryo burambuye. Uramutse ubinyuze hejuru ntabwo ushobora kubimenya. Ariko usomye no mu Kuva igice cya 19 umurongo wa 5, none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari yanjye. Kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Aya bariyo magambo ubwira Abisirayeli. Mose arazahamagara abakuru b'abantu abazanira amagambo yose Uwiteka yamutegetse. Umurongo 8 aravuga ngo abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Aya mategeko uramutse yubahirije abona umugisha. Muzambera ubwoko bw'abatambyi, mumbere ubwoko bwera, ariko nimuyica muzavumwa. None Abisirayeli icyo basubije ngo iki? Bati mwami, ese ko turi abantu babitwa kubahiriza amategeko ya gute? Ntabwo twabibasha. Turagusabye tugirira imbabazi. Bakagombye kuba baravuze batyo, ariko barasubije ati ibyo Uwiteka dutegetse byose tuzabikora. Ibyo ni mu Kuva igice cya 19. Mu Kuva igice cya 20 hagaragaramo amategeko 10. Abisirayeli ntabwo bashoboye kubahiriza amategeko, habe n'umuntu n'umwe washoboye kwibahiriza. Uwo munsi amategeko yari yamanutse, bari bamaze gucura ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Kandi amategeko avuga ngo ntukagire indi maso yanjye, ntukagire ishusho yose ibajwe cyangwa se icuzwe. Amategeko bari bayishe. Niyo mpamvu Abisirayeli bakomeje kujya bavumwa gusa. Ubu rero umuvumo warageze ku bana b'Abisirayeli, bageze mu gihugu cy'i Kanani. Babuloni baraje bigarurira Isirayeli barayitsinda. Abisirayeli bose batwarwa bunyago. Abantu basigaye mu murwa bafashwe nabi cyane, baratotezwa, barababazwa. Umujyi wabo wose urasenywa, nuko batatanira mu isi yose. Abisirayeli benshi batabarika baravumwe. Yeremiya nawe yiswe umuhanuzi w'amarira cyangwa se w'amaganya. Yajyaga aganya kenshi cyane. Iyo dusomye igitabo cya Yeremiya kigaragaza uburyo Abisirayeli batatanye kubera ko bavumwe n'Imana. Yeremiya igice cya 1, cya 2, cya 3, cya 4, cya 5. Ariko tugeze muri Yeremiya igice cya 31, hari ikintu gihebuje cyane Imana yavuze. Ubwo nabisomaga naratangaye cyane. Reka tujye muri Yeremiya igice cya 31. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 15. Uku niko Uwiteka avuga ati ijwi ryumvikaniye i Rama ry'umuborogo no kurira gushavuye. Ni rya Rasheli yaririraga abana be, yanga guhozwa ku bwabo kuko batakiriho. Hano muri Yeremiya harimo kuvuga umuvumo mu murongo wa 15, ariko iyo ugeze mu murongo wa 31 Imana iravuga ibindi bitandukanye. Noneho duhere muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo wa mbere.
ngo Uwiteka aravuga ati icyo gihe nzaba Imana y'imiryango ya Isirayeli yose, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Uko niko Uwiteka avuga ati abantu barokotse inkota baboneye ubuntu mu butayu, ari bo Bisirayeli igihe nari ngiye kubaruhura. Murongo wa gatatu, Uwiteka yambonekeye kera ati ni ukuri ngukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza. Kane, nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we, uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku misozi Samariya, abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo. Yeremiya yakomeje kuvuga ku muvumo w'Abisirayeli, ariko igeze mu gice cya 31, ubu ngubu ya mivumo yahindutseho imigisha. Kubera iki? Kandi se gute? Abisha amategeko y'Imana bakayacumuraho. Mu mategeko 10, ubusanzwe tuyita ko ari amategeko ya Mose, tunayita isezerano mu yandi magambo. Ni impamvu Imana yagiranye isezerano n'Abisirayeli, irababwira ngo nimuyubahiriza muzabona umugisha, nimuyica muzavumwa. Mu gihe bayicaga yose, bafashwe bunyago ahantu hose, kandi imivumo igera ku Bisirayeli bose. Nk'uko igitabo cya Yeremiya gikomeza kibivuga, no mu gice cya 31 havuga ikintu gihebuje cyane. Ba bantu bari baravumwe igihe kimwe, ubu none baje kubona umugisha. Kandi si byo bishoboka bite? Aba bantu bishe amategeko bakagombye kuvumwa. Imana yabwiye ngo nimuyubahiriza muzabona umugisha, nimuyica muzavumwa. Iyo tugeze mu gice cya 31 ko turushaho kugisoma, turushaho kumenya ko iyo ari imigisha. Iyi mivumo, mwamuzi impamvu nyamukuru iyi mivumo yahindutsemo imigisha? Abantu usanga batabizi neza. Nanjye ubwanjye sinari mbizi neza, ariko mu gihe nasomaga Bibiliya, naje kubona uyu mugambi w'Imana uhebuje cyane muri Bibiliya. Reka twongere ture muri Yeremiya igice cya 31 nanone. Gusoma igice cyose n'amagambo maremare, tuzajya dusoma ibice. Igice cya 31 umurongo wa 15, kuki utakishwa n'uruguma rwawe. Umurongo wa 15 uragira uti, uko niko Uwiteka avuga ati ijwi ryumvikanye Rama ry'umuborogo no kurira gushavuye, ni irya Rasheli yaririraga abana be, yanga guhozwa ku bwabo kuko batakiriho. Umurongo wa 16, uko niko Uwiteka avuga ati hoza ijwi ryawe we kuboroga, n'amaso yawe ye gusohokamwo amarira, ko umurimo wawe uzaguhesha ingororano, niko Uwiteka avuga, kandi bazagaruka bave mu gihugu cy'ababisha. Nk'uko Imana yasezeranye nabo bagombaga kuvumwa ubwo bicaga amategeko, Imana yagombaga kubavuma, ariko uyu muvumo ubaje guhinduka umugisha. Uro dukwiye kumenya ko Abisirayeli bararimbutse bafatwa bunyago hano hirya no hino. Kuki umuvumo wageze ku Bisirayeli? Impamvu ni iyihe? Kuki uyu muvumo warangiye umugisha ugatangira? Tugomba kubishaka muri Bibiliya. Sinibaza ko Imana yahindura umuvumo umugisha nta mpamvu. Iyi Bibiliya irahebuje cyane. Yeremiya yakomeje kuvuga ku mivumo, bigeze aho atangira kuvuga imigisha. Iyo usomye Bibiliya rero, ntabwo ubuze uko wabigenza. Nuzura umunezero mwinshi cyane, nkibaza nti ibi ni iki? Ese kuki umuvumo wahindutse umugisha? Bari abanyabyaha banduye cyane bagomba kurimbuka. Naje kugira amatsiko menshi cyane yo kumenya impamvu yabyo. Nuko ntangira gusoma Bibiliya kenshi nanone. Mu murongo wa 18, erega numvise Efurayimu yiganyira ati wampannye mpanwa nk'ikimasa kitamenyere guhingishwa, ungarure mbone kugaruka, kuko Uwiteka Imana yanjye. Ni ukuri namaze guhindurwa ndihana, kandi namaze no kwigishwa, nikubita ku matako, naramwaye ndetse nkorwa n'isoni, kuko nari mfite umugayo w'ubusore bwanjye. Hano dushobora kubona mu mutima w'Imana. N'umurongo 20 nawe uravuga ngo, mbese Efurayimu si umwana wanjye nkunda, si umwana ufite igikundiro se? Kuko iteka ryose iyo ngize icyo muvugaho mugaya, ndushaho kumwibuka, nicyo gituma umutima wanjye umufite agahinda. Ni ukuri nzamugirira imbabazi, niko Uwiteka avuga. Twagomba kurimbuka, ariko ahangaha Imana yavuze ikintu gitangaje cyane. Mu murongo wa 21, wishingira ibimenyetso by'inzira, wishakira ibikuyobora, werekeza umutima ku nzira nyabagendwa, ya nzira wanyuzemo. Garuka wa mwari wa Isirayeli we, usubire muri imidugudu yawe. Umurongo wa 22, uzakora hirya no hino, uherereze he, wa mukobwa wasubiye inyuma we, kuko Uwiteka yaremye ikintu gishya mu isi, umugore azashaka umugabo. Umurongo wa 23, uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti, bazongera kuramutsa iyi ndamutso mu gihugu cy'Ubuyuda no mu mudugudu waho, ubwo nzagarura ababo bajyanywe ari imbohe, ngo Uwiteka aguhire wa buturo burimo gukiranuka, wa musozi uriho kwera we.
abisirayeli bari baracumuye ku mana, imana yabayoboye kongera kuyigarukira. Reka dusome umurongo ukurikiraho. Kandi ab'Iyuda n'ab'imidugudu yaho yose bazahabana abahinzi n'abaragiye imikumbi, kuko nahagije ubugingo burembye n'ubugingo bufite agahinda bwose narabukamaze. Mperako ndakanguka nsanga ibitotsi byanjye byanguye neza. Umurongo wa 27, Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzabiba mu nzu ya Isirayeli no mu nzu ya Yuda imbuto z'abantu n'imbuto z'amatungo. Amagambo yose yavugaga ku rurimi rw'Imana mu kanwa k'Imana, ubu dushobora kubona uburyo umuvumo no kurimbuka byahindutsemo ibyiringiro ndetse n'umugisha. Ubwo nasomaga icyanditswe nuzuye umunezero mwinshi cyane n'ibyishimo, ndibaza ese byashoboka bite? Ese ko bacumuye bishe amategeko bakagombye kuvumwa, ariko kuki byagenze bitya? Nakomeje gusoma epfo. Ubwo nagera ku murongo wa 31 nahasomye ikintu gitangaje cyane. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Iri jambo covenant risobanura isezerano. Haravuga ngo ni new covenant cyangwa se old covenant. Isezerano rya kera ni rya sezerano ry'amategeko 10. Uramutse wibahirije wabona umugisha, wayica ukavumwa. Ikintu cyatumye yitwa isezerano. Imana rero yagiranye isezerano n'abana b'Abisirayeli. Mbere yuko amategeko aza, Abisirayeli bajyaga baramya indi mana yindi, aricyo kigirwamana. Nk'uko bisezeranye mu isezerano rya mbere rero, nuyubahiriza uzabona umugisha, nuyica uzavumwa. Nk'uko bana bisezeranye rero yarabavumye. Mwabonye ko i Yerusalemu hasenywe, Abisirayeli baricwa, abandi batwarwa bunyago hirya no hino. Umuvumo mubi cyane wageze ku Bisirayeli. Ariko Abisirayeli bagomba kuvumwa, ni kubwiye mpamvu tubona ubwo babona umugisha. Rero ubutumwa nyamukuru nuko Yeremiya yarabyanditse neza mu buryo busobanutse. Mu gihe nasomaga igitabo cya Yeremiya, mu gihe nasomaga mu mutima w'Imana, nashimye Imana cyane. Mu murongo wa 31, reka tubasomere rimwe twese. Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Isezerano rya mbere ni amategeko 10. Babitse amategeko mu isanduku, nicyo cyatumye yitwa n'ibihamya. Ugende kuri ibyo bihamya, Imana yagiranye isezerano rigira riti nimuyubahiriza muzabona umugisha, nimuyica muzavumwa, nimutayubahiriza muzavumwa, niko handitse. Ariko nta muntu n'umwe wigeze abasha kuyubahiriza. Niyo mpamvu bakomeje kujya bavumwa. Aho ngo haranditse ngo bakomeje kuvumwa. Reka nze mbegere. Mu murongo wa 31, Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Ese isezerano rya mbere Imana yagiranye n'Abisirayeli ni irihe? Ni amategeko 10 yari amategeko ya Mose, sibyo? Uyubahirije wabona umugisha, wayica ukavumwa. Ariko ubwo amategeko yasaga muri Isirayeli, bari baramaze gucura ikigirwamana cy'ikimasa. Nyamara itegeko rivuga ngo ntukagire indi mana mu maso yanjye, ntukagire indi shusho yindi icuzwe cyangwa se ibajwe. Ku munsi wa mbere abantu 300 bose barishwe. Abantu bakomeje kujya bavumwa, baravumwa cyane. Amaherezo baje gucibwa mu gihugu cy'Ikanani, bagirwa abanyagano, bagurishijwe igiciro cy'inuma, abandi baricwa, batataniye mu isi yose, baravumwe. Ariko Yeremiya yaje guhanura agira ati iyo imaze kugera muri Yeremiya igice cya 31, bagombaga kuvumwa bakavumwa. Ariko rero Imana yaje guhindura umuvumo umugisha. Irabwira ngo nimuyubahiriza muzabona umugisha, nimuyica muzavumwa. Bagombaga kuzavumwa kubera ko niko amategeko yavugaga. Ariko Imana yakundaga Abisirayeli cyane. Imana yanze kubatererana n'icyo gusa. Niyo mpamvu hano ivuga ikintu kidasanzwe. Ese ikintu kidasanzwe hano ni igiki? Ngo ni Uwiteka avuga ngo dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Ibyo nabyo byitwa isezerano rishya. Reka tubivuge mu Cyongereza, new covenant. New covenant bisobanura isezerano rishya. Imana yagiranye isezerano ritandukanye n'andi masezerano yandi yari yaragize. Isezerano rya mbere ryakorewe ku mategeko 10, nuyubahiriza uzabona umugisha, nuyica uzavumwa. Ariko si isezerano rya kabiri rivuga ngo iki? Iki nicyo cy'ingenzi. Rero ndi umupaseri, mba ngomba kubwiriza abanyamuryango banjye. Sinkwiye kuvuga ibintu byanjye, ngomba kubanza umutima w'Imana. Ntago naze ngo mbabwire ngo mwitwararike gusa mutanga amaturo muzabona umugisha. Iki kiba ari ikinyoma, ibyo bari kubeshya. Abantu bishe amategeko bagombaga kuzavumwa. Mwasomye muri Yeremiya igice cya 31, sibyo? Umutima w'Imana warahindutse.
uhindukamo imigisha, uhindukamo ubuntu, uhindukamo imbabazi. Ese kuki ari uko bimeze? Ngo nzagirana isezerano rishya, isezerano rishya, nzagirana isezerano rishya. Abantu benshi cyane uyu munsi, kubera ko batazi Bibiliya, bapfa gutekereza ko nibubahiriza amategeko gusa bazabona umugisha. Nyamara ahubwo baje kuvumwa kubera amategeko. Haranditswe ngo nuyubahiriza uzabona umugisha, nuyica uzavumwa. Yose barayishe, ariko bitewe n'uko tutabashaga kwiyubahiriza twarabo kuvumwa gusa. Twashoboraga kuvumwa muri amategeko 10, kubera ko tutari gukizwa binyuze mu mategeko 10. Mu cyimbo cy'amategeko 10 Imana yiyemeje gushyiraho irindi sezerano rishya. Iri ni isezerano ryaho n'umunyacyaha mubi cyane wanduye yashoboraga gukizwa. Iri ni isezerano ryaho n'abantu bacumuye bakica amategeko bashoboraga kubona umugisha. Iri ni ryo dukeneye abantu nkatwe, kubonera umugisha mu kubahiriza amategeko. Ibyo ni ikinyoma gikomeye cyane. Ninde wabonera umugisha mu kubahiriza amategeko? Hari abapasiteri benshi bajya bavuga ngo nimwubahirize amategeko muzabona umugisha. Twamaze kwica amategeko, none twayubahiriza dute? Niba waramaze kuyica nyine ubwo warayishe, kandi icyo uboneramo ni umuvumo, nta mugisha ubamo. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 3 haravuga ngo ibyo Uwiteka yavuze byose, ibyo amategeko avuga byose bibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Aya magambo wowe warigeze uyasoma mbere? Reka turebe mu Baroma ibice 3 n'umurongo waho wa 19. Ibice 3 umurongo wa 19 aravuga ngo tuzi ko ibyo amategeko avuga byose bibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwa n'urubanza imbere y'Imana. Niba ugomba gucirwa urubanza n'amategeko ya Mose, icyo wakuramo ni ukuvumwa gusa. Ariko hari insengero nyinshi zihora zisubiramo amategeko 10 buri cyumweru. Ubundi rero ntabwo wabisobanukiwe, ntabwo ubasha kwiyubahiriza. None kuyarondora bimaze iki? Bamaze kwica amategeko, kuyarondora bibamariye iki? Mu Baroma ibice 3 ngo nuko rero tuzi ko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe. Umuntu wese uko yaba ameze, nibura gucirwa urubanza mu mategeko, wavumwa gusa, ukavumwa. Kuri ubu rero reka turebe umurongo wa 20. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ko amategeko amenyekanisha icyaha. Umurongo wa 20 uko ni kuvuga abagerageza kubahiriza amategeko bavumwa gusa. Mu murongo wa 20 aravuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ko amategeko aberewe kumenyekanisha icyaha. Amategeko bamaze kuyica. Ese nubwo batangira kwibahiriza ubu ngubu byahindura umugisha? Oya. Ariko hari abantu benshi cyane hanze hano bagishimangira ko tugomba kubahiriza amategeko. Babivuga batyo kubera ko batazi Bibiliya. None iyo mvuze gutyo abantu banyita umuyobe. Umurongo wa 21 aravuga ngo ubu none hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Ntabwo twubahirije amategeko, ariko hari ukundi gukiranuka kundi kwahishuwe. Ese ibi twabivuga gute? Twishe amategeko? Uyu ni umugisha ukomeye cyane w'Imana. None Imana uzakora iki? Twishe amategeko, none uzaduha umugisha ute? Twaracumuye, twagomba kuvumwa, twagomba kurimbuka, none ni gute waduha umugisha? None yakoze iki kugira ngo aduhe umugisha? Byabaye ngombwa ko ihindura amategeko. Niyo mpamvu yashyizeho iri sezerano rishya. Isezerano rishya, isezerano rya mbere byera kubahiriza amategeko ukabona umugisha, ukavumwa uyishe. Twamaze kuyica, uko tukagerageza kuyubahiriza guhera ubu rero twavumwa gusa. Ariko hanze hano abantu benshi bagerageza kubahiriza amategeko baravumwa, ariko si nuko baba babishaka, nta bushobozi dufite bwo kwibahiriza. Isezerano rishya rigaragara muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo wa 31. Reka tuharebe muri Yeremiya 31 umurongo wa 31. Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Isezerano rya mbere bivuga amategeko 10. Nuyubahiriza urabona umugisha, nuyica uravumwa. None Abisirayeli bakoze iki? Baravuze bati Mana, nubwo ntabwo twabasha kubahiriza amategeko yawe, turabana b'abantu, turabanyantege nke, dukunda kwinezeza, ibyo ntitwabibasha, turagusabye rwose tugirire impuhwe. Bakagombye kuvuga batyo, ariko se bavuze ngo iki? Bari bafite ubwibone. Umunsi umwe hari umwigisha amategeko wabwiye Yesu ati mwigisha, se nkora iki kugira ngo ndaguhe ubugingo buhoraho? Ntabwo yabashaga kubahiriza amategeko, ariko arishushanya yigira nk'uwabashije kwibahiriza. Aramubaza ati se byanditswe bite mu mategeko, kandi si icyo yasomamo ni iki? Ati ukundisha Uwiteka Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Arangira ngo wagenda ubikore. Mu gihe nasomaga Bibiliya byabaga ngombwa ko mpanga gahunda zanjye neza kugira ngo nze kubasha kubona umwanya wo gusoma Bibiliya. Nagerageje gukoresha igihe neza uko byabaga bishobotse cyose. Mbere na mbere amasaha njye naryamagaho
narabazi ndetse nijya mu masaha angahe, mumbabarire ngo ukora ko nshaje, mba nshaka gusinzira amasaha menshi arenze ayo najyaga nsinzira nkiri umwana, nkiri muto. Igihe cyinshi najyaga mpeba ibitotsi nkareka kuryama kugira ngo nsome ibitabo, no mu gihe naryamaga sinasinziraga. Uramutse uryamye neza ukaryama mu mwanya muto, byaba ari byiza bikakugira akamaro. Nigeze kubisoma mu gitabo kimwe. Nasomye ibitabo byinshi bivuga ku bijyanye no kuryama. Hariho kuryama k'ukuri mu gihe uryamye bisanzwe. Byabaye ngombwa rero ko mpanga amasaha ngiye kuryama, kumva ngomba kujya hanze. Rimwe na rimwe nkagira umunaniro mu ndege, bituma ntaryama neza. Rimwe na rimwe umubiri wanjye waramenyera amasaha y'amanywa, ariko hanze aho ngiye nkasanga ayo masaha nijoro. Rero muri iki gitabo bavuga ko uramutse uryamye neza umunota wa mbere ushobora gusinzira byimbitse cyane, n'umunota wa mbere mbere yo kubyuka nawo ni ukuryama byimbitse. Uramutse uryamye neza iminota ibiri ubanza ndetse n'uheruka, iyindi yo hagati nubwo wasinzira bisanzwe nta kibazo. Ibyo nabigerageje no mu buzima bwanjye, sinabasha kuryama neza ngo nsinzire igihe kinini. Ubwo najyaga hanze sinashobora kubikora neza. Muri iyi minsi hari ubwo ndyama cyane kurenza ibisanzwe, ngerageza kubirwanya ariko ibitotsi bikanganza. Nagerageje kera nkiri muto, nagerageje gushaka umwanya wo kuryama gake kugira ngo mbashe kubona uko nza gusoma. No mu gihe naryaga ntibyantwaraga iminota ibiri mbere ko ndangiza ibyo kurya. Uku niko nizigamaga igihe kugira ngo nze gusoma Bibiliya. Mu gihe nakomeza gusoma Bibiliya, ikintu gitangaje nuko bwa mbere sinabisobanukirwaga, ariko nyuma naje gusoma umutima w'Imana uri muri Bibiliya. Reka ibi tubiganireho turebe. Twishe amasezerano y'Imana twagomba kuvumwa, kubera ko iryo ni isezerano twagiranye n'Imana yakagombye kuba yarabidukoreye. Ariko iyo ugeze muri Yeremiya igice cya 31 ushobora kubona uburyo Imana ikomeza Abisirayeli, Imana ikabaha umugisha, kubera ko ni Imana ihagarara ku ijambo ryayo. Yaravuze ngo nimwice amategeko yanjye muzavumwa. None Imana ijya ibeshya? Twe dushaka gutekereza uko. Ariko naje gusoma Yeremiya igice cya 31 ngo Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Ese ibyo bishatse kuvuga iki? Isezerano rya mbere ryari rishingiye ku mategeko 10, ngo uramutse uyubahirije uzabona umugisha, utabikora ukavumwa. Twarayishe yose. Rero ugendeye ku isezerano rya mbere y'amategeko 10 twagomba kuvumwa. Nicyo cyatumye Imana ivuga ngo isezerano rishya. Hano hajemo isezerano rishya, kandi iryo ni iryacu twebwe abanduye bahindanye. Twari twarahindanye, twarabashukanye, twari babi. Yashyizeho isezerano ryaho dushobora kubonera umugisha. Ndetse nawe ubwawe ukunda kumenya ikiza gukurikiraho, ukunda kumenya igikurikiraho, sibyo? Ese umuntu nkanjye ashobora kubona umugisha ate? Umuntu nkanjye yabona umugisha ate? Ese umuntu nkanjye ni gute yabura kuvumwa? Ushobora rwose gupfa ushaka kubimenya. Naje gusoma hepfo muri Yeremiya igice cya 31 Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Bigitangira Imana yagiranye natwe isezerano mu mategeko 10 iti, nimuyubahiriza muzabona umugisha, nimuyica muzavumwa. Ariko abantu babashije kuyubahiriza barayishe, nuko baravumwa. Abisirayeli bakomeje kujya bavumwa. Ariko Imana kugira ngo ibashe gukiza Abisirayeli bagirire impuhwe, byabaye ngombwa ko Imana ibaha amasezerano kugira ngo n'abishe amategeko nabo babashe kubona umugisha. Ngo ni Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza, sinzi ngo ni ryari, sinzi umunsi agomba gukora ibyo ngibyo. Yavuze ko ari umunsi izagirana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Umurongo 32 noneho ridakurikije isezerano nasezeranye na iri sezerano biravuga irya mbere, ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye isezerano rya mbere ryari rishyizwe ku mategeko, ryari rigizwe n'amategeko 10 yanditswe ku mabuye ku musozi, yatangiye ku musozi Sinayi. Ese isezerano rya kabiri naryo rigomba kuba nk'irya mbere ryo kubahiriza amategeko? Ese bishobora kumera kimwe? Bibaye ari bimwe, nta mpamvu y'uko hatangwa isezerano rishya cyangwa se isezerano rya kabiri. Ariko na Bibiliya iravuga ngo ridakurikije isezerano. Kubera ikikora ku isezerano rya mbere bararyishe. Imana iragira iti, ntabwo nzabana namwe binyuze mu isezerano rya mbere ry'amategeko bibaye ibyo mwese mwapfa. Ese murabyumva? Murumva icyo bivuga hano? Hano birasobanutse neza cyane. Umurongo 33, ariko isezerano nzasezerana n'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi
mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Hano iri sezerano rya kabiri iravuga ko izarishyira mu nda yacu, hanyuma tunaryemera mu mitima yacu. Amen, amen. Rero iyo wemeye ijambo rya Yesu mu mutima wawe, ijambo ry'Imana rizaza mu mutima wawe. Umutima wawe uzayoborwa n'ijambo ry'Uwiteka Imana. Mu 1962, tariki 7 z'ukwa 10, muzi icyabayeho kuri uwo munsi. Mbere yaho nari umunyacyaha, kubera ko najyaga ncumura buri gihe cyose, najyaga mbeshya kenshi, nkiba kenshi, nari umunyacyaha ukomeye. Ariko tariki 7 z'ukwa 10 mu 1962, umunsi umwe ijambo ry'Imana ryacingiye mu mutima wanjye, ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ko Uwiteka avuga. Icy'ingenzi ni iki? Hano aravuga ngo, nimunyumve neza, mu murongo wa 33, ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, ni ko Uwiteka avuga ngo, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Se murabyumva? Aho mukomeze muhazirikane. Reka tumbure Bibiliya zacu mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 16. Reka tubasomere rimwe twese. Ngo iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni ko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Hari ahantu mwabisomye sibyo? Hari ahantu mwari mwabisomye sibyo? Mwari mwabisomye he? Ibyo mwasomye unabisanga muri Yeremiya igice cya 31 sibyo? Imana iravuga ngo, dore iminsi izaza nzagirana isezerano rishya namwe. Niba ushaka gucirwa urubanza mu isezerano rya mbere, wavumwa. Ariko uramutse wemeye isezerano rya kabiri, uzaba umukiranutsi ndetse uba uwera. Amen. Reka nkomeze. Umugore afashwe asambana, yafatiwe mu cyuho ari gusambana. Uyu yari umugore w'umusambanyi. Igihe kimwe nagiye muri gereza, namaze imyaka 10 ndi kwigisha abagororwa. Nigishije abagororwa imyaka 10, imyaka 5 muri Suwan, indi myaka 5 muri Dejon. Iyo mbonye abagororwa, mbona ko gukora abagororwa, abakinaga urusimbi babaga bibwira bati, kuri inshuro ndibuze kurya amafaranga menshi. N'abibaga nabo bajyaga bibwira bati, nubwo nakwiba sinafatwa. Biba kuko bazi ko batari bufatwe. Uko niko bigendekera umuntu wiba. Turi abantu banduye cyane kandi bahindanye. Kuba twabonera umugisha mu gukora ibyiza, ibyo ntibishoboka. Kora ku mutima wuzuye rari, ukabushukana cyane, ukaba ari mubi. None uyu mugore niki cyatumye asambana? Abantu bajya bavuga ati, uyu mugore yarasambanye kubera ko afite irari mu mutima we. Ariko icyo ni ikinyoma. Uko wagira irari ryinshi kose, uzi neza ko ubuze gufatwa, ukicwa, ugaterwa amabuye mpaka upfuye, se wasambana ntabyo wakora. Niki cyatumye asambana rero? Yaribwaga ati, mbikora gutya sindi bufatwe. Yari afite kwizera nk'uko nguko. Aho kwizera Yesu, yizeraga ko atafatwa. Iki nicyo cyatumye asambana. Ibyo ushobora kubimenya ugiye muri gereza. Hari abantu bakomeza kuza muri gereza bibwira bati, kuri inshuro sindibuze gufatwa, ariko abo nibo bahora bafunga igihe cyose. Amaherezo birangira bizeye. Amen. Rero tugomba kwiyanga. Ntabwo dukwiye kwizera ibitekerezo byacu, ahubwo dukwiye kwizera ijambo rya Yesu. Imana rero yashyizeho iri sezerano rishya. Aravuga ngo, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda, ridahuje n'isezerano nagiranye nabo ku munsi nabafataga ukuboko ngakura muri Egiputa, kubera ko amategeko yanjye barayishe. Ariko isezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi ngiri, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu nda yabo niho nzayandika. Umunsi umwe Yesu yabonye umuntu wari umaranye urwaye imyaka 38, yari ku kidendezi cy'i Betesida. Abwira umuntu ati, haguruka wikorere ingobyi yawe ugende. Yabyumvanye amatwi ye, nuko byinjira no mu mutima we. Mu mutima w'umurwayi yari afitemo ibitekerezo bishinze imizi muri we. Ati, ese ibi bimariye iki? Narabigerageje kenshi byaranze, ubu naratsinzwe. Ubu nari maze imyaka 38 ndwaye. Ibyo ni byari ibitekerezo bye. Hamwe n'ibyo bitekerezo ntiyabasha kugenda. Yari kubwira Yesu ati, Yesu sinabasha kugenda, nyira amadolari 10 gusa. Muzi uburyo ari kubasha kugenda? Nuko mu mutima we, ijambo rya Yesu ryaje mu mutima we. Ijambo rya Yesu rivuga ngo, genda, ryanesheje ibitekerezo by'umubwira ngo sinabasha kugenda. Iyo mbirebyeho mbona nk'abakoze ibyaha, bahemutse, ababeshye, usanga ari ikintu kimwe bahuriyeho. Nuko babaga bagengwa n'ibitekerezo byabo, babaga baratezwe n'ibitekerezo byabo. Uyu muntu yarazi neza ko atabasha kugenda. Yarabigerageje kenshi ntiyabishobora. Ariko kuva ijambo rya Yesu ryari ryinjiye mu mutima we, ijambo rya Yesu ryakandagira inareba ati ibitekerezo byose byari mu mutima we. Niyo mpamvu nguyu abasha kugenda.
ijambo rya Yesu ryaje muri we ritangira kurwana, rinesha ibitekerezo byacu, kubera ko ari ijambo ry'Imana kandi rigomba gusohora. Umugore wafashwe asambana yatawe muri yombi. Yarasambanye kubera ko irari rye ryaraganje umutima we. Ubundi yagomba kugira ubwoba mu mutima we, ariko ubu ngubu aje imbere ya Yesu. Yesu yaje kumucira urubanza. Tugende ku mategeko ya Mose yari yasambanye. Databuja umugore afashwe ari gusambana, kandi Mose yaradutegetse ngo umuntu nk'uwo agomba kwicishwa amabuye. Noneho urabivugaho iki? Abantu bavugaga ku by'amategeko. Yesu nawe agomba kuvuga ku by'amategeko, kubera ko nta tegeko ryari rihari ryo gukiza uyu mugore. Niyo mpamvu Yesu yandikishije urutoki rwe hasi. Igikuru rero ni uko Bibiliya ubwayo iruzuzanya. Rero yandikishije urutoki rwe hasi. Kwandikisha urutoki rwe mu gitabo cya Daniyeli haranditse ngo mene tekeli rubasi, ariko mu gitabo cya Daniyeli ntabwo ari ukuboko kw'Imana kwabyanditse, ahubwo avuga ko ari ikiganza cy'umuntu. Imana yandikishije urutoki rwayo inshuro ebyiri. Ubwa mbere ni igihe yandikaga iry'isezerano rya kera y'amategeko 10. Nicyo gihe yandikishije urutoki rwayo yandika amategeko ku mabuye. Ariko ngo dore iminsi izaza, nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Isezerano rishya naryo Yesu yari yandikishije urutoki rwe. Yesu rero yanditse iri sezerano rishya. Isezerano rishya ni irihe? Ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ko Uwiteka avuga. Imana rero yashyizeho iri sezerano rishya. Nk'uko bivuze rero, iramutse itejeje ibyaha byacu yabibeshya, ikomeje kwibuka ibyaha byacu yabibeshya, nicyo cyatumye yeza ibyaha byacu, kandi ntikibuka ibyaha byacu ukundi. Nicyo cyatumye yohereza umwana wayo Yesu. Irabizi ko Yesu azapfira ibyaha byacu ku musaraba. Nuko Yesu yandikishije urutoki rwe hasi. Inshuro mbere Imana yandikishije urutoki rwayo ku bisate by'amabuye, yandika amategeko 10. Ku nshuro kabiri Yesu yandika isezerano rishya akoresheje urutoki rwe hasi ku butaka. Haravuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Binyuze mu maraso ya Yesu ku musaraba rero, uramutse wizeye ko ibyaha byawe byogejwe, mu mutima wawe itegeko rya Yesu rizandikwamo. Imana, dore nakoze icyaha nk'iki kibi cyane, ariko ndi uwera, ndi umukiranutsi. Umutima nk'uwo uzaza muri wowe iyo ubyemeye kubwo kwizera. Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 34 avuga ngo iki? Ariko isezerano uzasezerana nabo hanyuma y'iminsi ngiri, ni ko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu nda yabo niho nzayandika. Bazaba ubwoko bwanjye, nanjye nzaba Imana yabo. Uku niko Imana yavuze mu isezerano rishya. Dore mu gitabo cy'Abaheburayo ni gute twavuga ko twatsindishirijwe kandi ko twejejwe. Abaheburayo igice cya 10:16 binyuze muri inkuru ihuza imitima yacu n'igitabo cya Yeremiya. Muri kubyumva? Ibi bishobora guhuzwa na Yeremiya igice cya 31, sibyo? Iri niryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni ko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Mu Baroma ibice 8 havuga ku itegeko ry'umwuka n'ubugingo. Aravuga ngo nuko rero n'abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Mbere kugera mu isezerano rishya wari uboshywe n'amategeko kandi wagomba kuvumwa. None Imana yashyizeho isezerano rishya. Mu murongo 34 havuga ngo iki? Ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ko Uwiteka avuga. Iri ni isezerano rishya. Yesu yanditse iri sezerano rishya hasi ku butaka. Umugore afashwe asambana ari umwe. Ubwo yacirwaga urubanza mu mategeko ya Mose yagombaga kwicishwa amabuye, ariko ubwo yacirwaga urubanza mu itegeko rishya, mu isezerano rishya, yarabwiwe ati nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Iri sezerano ryaradukijije. Nk'ibyabaye kuri umugore afashwe asambana, ni kimwe n'ibyanjye, ni kimwe n'ibyawe. Twaracumuye. Iyo uza gucirwa urubanza binyuze mu mategeko ya Mose wagombaga kurimbuka. Ariko isezerano rishya ryo muri Yeremiya igice cya 14 umurongo wa igice cya 31 n'umurongo 31, Imana iravuga ngo uko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Imana itatubabarira ibyaha byacu, Imana yabicumuye mu magambo yayo. Ariko hano mu isezerano rishya, niyo mpamvu yagombye kweza ibyaha byacu binyuze ku maraso yo ku musaraba. Ariko abantu ntibabasha kubyizera, bakomeza kwita abanyabyaha. Uramutse ubyize ntabwo wazongera kuba umunyacyaha ukundi. Naje gutahura ukuri guhebuje. Nabose ibyaha byanjye. Guhera mu 1962 kugeza uyu munsi, nasomye Bibiliya, nagiye mvuga uburyo twagezwe abakiranutsi kubw'amaraso ya Yesu. Insengero nyinshi uyu munsi n'abapasiteri benshi barakigisha ko tukiri abanyabyaha. Impamvu no kubirebera mu isezerano rya mbere.
niyo mpamvu hari abantu bo kurimbuka no kuvumwa bakwiye kwihana bakavaho. Ntabwo bajya basoma bibiliya neza, basoma agace kamwe ka bibiliya gusa. Icyo nicyo kibazo, gusa mu buryo butangaje. Ibi ngibi iyo tubiganireho, abapasiteri benshi b'abanyakuri duhuza imitima bakavuga bati kuko ibyo ni ukuri. Ese uzizera ikihe? Uzizera itegeko rya Mose cyangwa uzizera isezerano rishya? Isezerano rishya ngo kuko nzababarira gukenerwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ku Uwiteka avuga. Abantu ntabwo bajya bizera iri jambo, niyo mpamvu bahora ari abanyabyaha, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana. Umurongo 24, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Nibyo nta bindi. Niyo mpamvu mu Baheburayo igice cya 10 no muri Yeremiya igice cya mbere birahuza kandi bigasobanura neza uburyo byakozwe. Muri Yeremiya havuga uburyo byakozwe, mu Baheburayo hakavuga icyo byatumariye. Mu gihe isezerano ry'Imana rije muri twebwe, ntabwo twongera gucirwaho iteka. Imana itwita abakiranutsi. Iyo dutahuye ibyo ngibyo twisanga tutakiri abanyabyaha. Ariko abatabizi ibyo ngibyo kugeza n'ubwo barikira indirimbo ngo twejejwe n'amaraso ya Yesu, ariko barangiza bakongera bakavuga ngo Mana turagusabye tubabarire ibyaha byacu. Abantu baririmba indirimbo bakavuga ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, barangiza bagasenga ngo Mana ndacyari umunyacyaha. Kugira ngo Imana ibashe kudukiza yahinduye amategeko. Rero ntukongere kureka ku mategeko ukundi. Inkugi yari ikoze mu giti cy'umushita bakayagirizaho n'izahabu, Imana itegeka ko bashyiramo ibisate by'amabuye bagapfundikiraho. Rero iki gipfundikizo nicyo cyitwaga intebe y'imbabazi. Kubera iki? Kubera ko ntagikeneye kuzongera kureba amategeko ukundi, singikeneye kongera gutwarwa n'amategeko ukundi. Iki nicyo bishatse kuvuga. Imana ashimye rero kuhapfundikira kugira ngo atazagira umuntu upfunduraho. Urabyumva? Ariko hariho abahungu babiri ba Eli, Hofuni na Finehasi. Eli yari umutambyi mukuru, ariko yaje kwimika abahungu be bonyine gusa bagira abatambyi, n'abandi ba Lewi bari kubamo abatambyi, ariko nta wundi yigeze ahitamo. Hofuni na Finehasi bacumuriraga mu rusengero, ntibigeraga bihana, bajyaga basuzugura ibitambo by'Imana, nuko baza kuneshwa ku ntambara, birangira bishwe. Eli nawe aza gupfa. Ni inkuru ibabaje cyane kubera ko isanduku yatwawe n'Abafilisitiya nuko iza kugaruka, ariko nta mukozi w'Imana wari warasizwe aho ngaho kugira ngo yakire iyo sanduku y'Imana. Ibyo byari umuvumo. Abantu ko nta kintu bari bazi bapfuye gupfundura ya sanduku. Abantu 50,700 bose barishwe. Ntabwo ugomba kurebaho kubera ko umusore byimo wapfa. Ugomba guhagarara mu mategeko y'ubuntu ngo dore nzasezerana isezerano rishya. Abantu batazi Bibiliya bakomeza kugerageza kubonera umugisha mu mategeko. Numva mbafite imbabazi nyinshi. Hagati aho rero Imana yahinduranyije amategeko kugira ngo ibashe gukiza umugore afashwe asambana. Yesu yashyize isezerano rishya. Yesu aca urubanza agendeye ku isezerano rishya, aravuga ati nanjye singuciraho iteka. Twahoze tumeze kimwe. Niba turaba gucirwa urubanza mu mategeko ya Mose, twarabo gucirwaho iteka tukarimbuka. Niyo mpamvu Imana itigeze ducira urubanza mu isezerano rya kera, ahubwo yaravuze ngo ko nzababarira gukenerwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Amen, amen. Ese ibi ni byiza bingana iki? Twe abanyabyaha banduye, abanyabyaha bari barahindanye, twebwe abantu b'abashukanyi, Imana yogeje ibyaha byacu byera nk'urubura binyuze mu isezerano rishya. Amen. Kadusenge. Mana yera, turagushimye. Twagombaga kuvumwa no kurimbuka, ariko wahinduye itegeko, waduhaye isezerano rishya. Isezerano rishya Imana yaravuze iti kuko nzababarira gukenerwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi, niko yavuze. None twizere iryo jambo nkuko wohereje umwana wa Yesu kugira ngo yeze ibyaha byacu. Twizera ko utakibuka ibyaha byacu ukundi. Turagushimye cyane Nyagasani. Emerera umugisha ugire ku bakristo bose bari mu isi. Abakristo benshi mu isi yose uyu munsi wa none baracyarira ibyaha byabo. Numva mbagira imbabazi nyinshi. Bemerere bige Bibiliya, bamenye Bibiliya, iri jambo risakare, abantu benshi babohoke ibyaha byabo. Turagushimye Nyagasani. Dusinze twize mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane.